ntabwo ibi ngibi byantunguye, ahubwo ni reply cyangwa se uburyo Coach Gaël nawe yamusubije. Ubu ngubu kuba hari abantu bashatse kubizamura bati kuki atagaragaye muri bari bicaye nyine kuko Coach Gaël yari ari kumwe na manager wa Patoranking, bari kumwe ahantu bari bicaye muri Kigali Unive. Dore ko nakomeje kureba mu makomantere y'abantu ati ninde muntu utunguwe nkanjye ibintu nk'ibyo nyine. Coach Gaël yese amusubiza agira ati murakoze cyane manager, mwarakoze kuduharurira inzira. Yes, nguhaye ikaze cyane mukunzi wa Rwanda Trends dukurikira umunsi ku munsi. Uyu munsi nshaka ko tugaruka ku kintu navuga ko kimaze imyaka abantu bakigarukaho umunsi ku munsi, ariko ndifuza ko twongera kukigarukaho nyuma yaho uwitwa Coach Gaël agize isabukuru y'amavuko ndetse n'uwitwa Muyoboke Alex akamwifuriza isabukuru, ariko abantu bakomeje kwibaza what's going on hagati y'aba bagabo, ariko ikigaragara ko nuko bashyize hamwe mu buryo tubibona, ariko mu bundi bw'inyuma nyine tutabasha kuba twabona. Hari ikintu dushobora kuba twabona nabwo, ariko icyo twifuza aha ngaha ni ukugira ngo turebe se kuko wa mwuka mubi wararangiye hagati y'aba bagabo bombi. Nicyo nshaka kugira ngo tugarukeho by'umwihariko dukurikije amagambo tugiye kureba aha ngaha. Uwitwa Muyoboke Alex hari ku munsi w'ejo yagiye kuri Instagram ye yandika amagambo akurikira: Happy birthday to the exceptional music investor Mr. Coach Gaël Kalomba. Ubwo tugiye kujya muri caption yanditse hasi, arakomeza agira ati wishing you a day full of joy and continued success in life and your impactful journey in our music industry. Kuri amagambo yagiye yandika kuri Instagram ye, yakomeje agira ati your vision, dedication have brought an emerging talent into the spotlight, making a lasting mark of the creative world. Ni amagambo meza cyane kandi twifuje ko nawe utabonye iyo post umenya ayo magambo. Ntabwo yagarukiyeho, yanditse ati thank you my brother Mr. CEO of our trust, leadership and steadfast belief in power of music. How is to more milestone and transformative sound ahead. Ataginga Coach Gaël arandika ati happy birthday once again Decent Entertainment. Decent murabizi ko ari music label y'umugabo bita Muyoboke Alex. Ubwo ugenekereje mu kinyarwanda ni umugabo wagerageje gukora muri za nguni zose tubonamo ko Coach Gaël ari capable with, aho yamubwiye ati isabukuru nziza umushoramari wihariye mu muziki Gaël Kalomba, ndakwifuriza umunsi wuzuye ibyishimo ndetse no gukomeza gutsinda mu buzima. Nta magambo yanditse, ndetse no mu rugendo rwawe rwo kugirira umumaro uruganda rw'umuziki nyarwanda. Ni amagambo meza cyane nk'abagabo bafite icyo bavuze mu muziki w'u Rwanda, kuba bombi bagira gutya bagatangaza amagambo nk'ayo, ubona ko there is something big behind. Yakomeje agira ati icyerekezo cyawe ndetse n'umuhati wawe byazanye izindi mpano nshya muri uru ruganda, bigusigira izina rikomeye mu isi y'ubuhanzi. Wakoze muvandimwe ku buyobozi bwawe bufite icyerekezo, ku cyizere udahwema kugaragaza no kwizera imbaraga z'umuziki n'ururimi ruhindura isi. Iyo magambo urumva tugenekereza kugira ngo dushyire mu kinyarwanda, niyo mpamvu wumva dushyizemo akantu ko kwitonda cyane kugira ngo tutaza kuvuga ibyo atavuze. Rero ntabwo ibi ngibi byantunguye, ahubwo ni reply cyangwa se uburyo Coach Gaël nawe yamusubije.
ari bya bindi duhora tuvuga ati amatiku abantu bahoramo nta kintu araza kubaka muri sosiyete yacu, ubwo ndavuga muri showbiz. Ntabwo aya matiku yaza kugira ikintu yubaka mu gihe dukomeje kuba twayaha umwanya, kandi dukeneye ko ni hahandi usanga abafana aribo bagaruka ati ese abahanzi bacu bagiye hehe. Nta kindi ni uko twahaye imbaraga ya makimbirane, ntiturebe ibintu biri positive, ahubwo duhora muri ya matiku kugira ngo sometimes hari abantu wenda babyungukiramo, ariko usanga na wa muhanzi niba asohoye indirimbo ntabwo tuyita. Nk'ubu ngubu hari umuntu uzi ko Social Mula yasohoye indirimbo se? Ni uko turi muri ya matiku, ariko nugaruka inyuma ukareba icyo yakoze bizatuma noneho uvuga ati okay, hari n'abandi gutyo, na bya bindi wenda amakuru amuvugwaho ukayasoma, kuko ameza n'amabi yose ni amakuru, ushaka kubireba sava nta kibazo, ariko mu gihe wahaye umwanya y'amatiku ntabwo biraza kugenda neza. Uwitwa Coach Gaël rero nawe yahise amusubiza muri reply rwose nziza cyane njye nakunze, dore ko nakomeje kureba mu makomantere y'abantu ati ninde muntu utunguwe nkanjye ibintu nk'ibyo nyine. Coach Gaël yahise amusubiza agira ati murakoze cyane manager, mwarakoze kuduharurira inzira. Urumva amagambo Coach Gaël yakoresheje. Iyi music nyarwanda irajya kure haruta aho twe twashobora kugera, aho tuzagera n'abandi bazakomerezaho. Thank you for the birthday wishes, blessing. Uyu mugabo ni umwe mu bagabo navuga ko bafite agatubutse muri music industry y'u Rwanda. Kugeza rero amagingo aya ngaya navuga ko ari ikintu, ni intambwe nziza bombi bateye mu buryo bwo kugira ngo gutera imbere kwabyo. Ubwo ndavuga muri music industry, ubona ko ari ikintu kidasanzwe kuba ku bafana babo. Ndavuga abantu bakunda Muyoboke Alex, abakunda Coach Gaël, ni kimwe mu bintu biraza kugaragara ko bafite gukorana hand in hand, bakorana nyine ku buryo buvuga ati okay, niba abantu dukunda nabo bakorera hamwe, why not twe tutakorera hamwe? Aricyo kintu rero uyu munsi Coach Gaël usanzwe umanaginga company nini cyane, ariko by'umwihariko twe tureba kuri Bruce Melody kuko niwe big star uri muri ino label. Kuba yahuje na Muyoboke Alex, tuzi ko Muyoboke Alex noneho by'umwihariko nawe ari inshuti, ari umuntu wa hafi wa The Ben, biraza kugira icyo bidufasha cyane cyane muri music career. Kuko kugeza ubu The Ben niba afite tour muri London, afite muri Giant of Africa mu minsi iri imbere, tukagira Bruce Melody nawe nabonye ku mbuga nkoranyambaga za 1:55 AM bagaragaza ko hari ikintu barimo barategura. Ubwo ni indirimbo ya Bruce Melody, nyuma y'aho twabonye abandi basa naho escapinze cyangwa se bavuye muri ino nzu ifasha abahanzi. Bruce Melody rero nyuma y'aho yagaragaje ko afite ibikorwa byinshi, harimo indirimbo ya Diamond, hari n'abanyafurika y'epfo bafitanye indirimbo. Nicyo kintu rero navuga ko aba bombi dukwiye kubashyigikira cyane cyane nk'abahanzi bacu. Ubwo ni Bruce Melody na The Ben, kuko nibo hakanya nizo brand nini dufite, umwe ashobora kugenda agahagararira u Rwanda tukavuga ati sava, uyu muntu yaduhagarara kandi bikavamo. Nicyo kintu rero ubu ngubu aya magingo navuga ko Coach Gaël na Muyoboke Alex bakoze kidasanzwe. Ubu ngubu kuba hari abantu bashatse kubizamura bati kuki atagaragaye muri bari bicaye nyine, kuko Coach Gaël yari ari kumwe na manager wa Pat Ranking, bari kumwe ahantu bari bicaye muri Kigali Universe, bari kumwe ariko ntabwo turi tubona Alex Muyoboke. Kutamubona ntabwo bivuze ko atamutumiye, kuko uriya munsi navuga ko abantu mugendagenda muri Kigali, umuntu witwa Alex Muyoboke yari mu bice bya Kanombe, ubwo yari afite n'izindi gahunda arimo nawe, kandi urumva yari mu weekend. Hari igihe umusaza nk'uyu nguyu aba yitabiriye ubukwe cyangwa se afite izindi gahunda yagiyemo, ariko gahunda yari yabaye nimugoroba, ntabwo tuzi icyo bavuganye. Ariko twebwe icyo turimo turareba, ntabwo tureba ngo ni iyihe mpamvu gataje, ahubwo turebe ese bo ubwabo babanye bate, kugira ngo twe turebe no kuri ba basitari basa naho bapresentinga bo baraza kubana gute. Iki nicyo kintu cyiza mbonye navuga ko muri iyi sama
dushobora kuza kubona imikoranire myiza. The Ben nubwo ari muri Amerika, nubwo atari kumwe n'uyu mugabo, ariko ni umwe mu bagabo navuga ko baba pioneer muri music industry bari ku rwego rwo hejuru. Ubwo ndavuga uyu mugabo ngo ni Muyoboke Alex, ariko ntirengagije na Coach Gael ko ni umugabo wubatse, navuga ko uretse kuba yarubatse Rebo, yubatse Kigali Universe kandi hajya haberamo ibitaramo. Urumva rero ni umuntu waje gusapotinga music industry mu buryo bwose. Rero nicyo kintu navuga ko njye cyantunguye, kongera kubona aba bagabo bongeye gushyira hamwe mu buryo bwo kuvugana ibigwi, n'undi akavuga undi bigwi, ariko byose biganisha ku kureba uko bateza imbere umuziki. Kuko Coach Gael yavuze akantu ati iyi music nyarwanda irajya kure haruta aho twe twashobora kugera, aho tuzagera n'abandi bazakomerezaho. This mean ko uwitwa Alex Muyoboke hari ibyo yakoze, ndetse n'uyu Coach Gael aje ashyiraho ikindi kintu, bivuze ko nawe ashobora kugenda ejo hakaza undi nawe agashyiraho ikindi, gutyo urumva ni kwa gushyira hamwe. Rero navuga ko bombo ubwabo bashatse kugira ngo bakiriyaringe. None se tuganire muri komantere nawe kugeza ku magingo aya ngaya. Ndabizi hari abantu baraza ku creatinga negativity between them, ariko icyo narebagaho ni iki: ese uyu muziki wacu, aya matika akomeje, ko nayo ntabwo mvuga ko ari mabi, ariko the way tuyatwaramo bikomeza kugaragaza ko dushobora kuzashidukana ba bahanzi tuvuga ngo bahagararire igihugu cyacu bitavuyemo. Kuko ntabwo ujya gutera uburezi arabwibanza. Ariko icyo nshima ni uko byibura hari tugenda dusobanukirwa ibiri kujya mbere, bivuye ku kuba wenda hari umuntu ubikubwiye, ahubwo nawe bitewe na scenarios ugenda ubona bituma wumva nawe usobanukiwe, bitavuye kuri wa muntu wasesenguye, umuntu agize gutya. Ushobora kubireba for enjoyment, ariko you know the truth. Nuko rero nagira ngo musangize kano kantu, kuko ni akantu ngiye kanyispirarinze muri iki gitondo. Turaza gukomeza kugenda tubana, nizere ko aho ukomeje kugenda ugira ibihe byiza. This is Opa Jack, turaza kubana mu bindi biganiro. Thank you so much for watching.